Mw'abantu mwe nyamara ngo kwizera abantu muri kino gihe ntabwo ari ibintu byoroshye. Baze kwizera umuntu w'umusaza yarangiza akaguha agafuka ngo mutwaze, uziko umutwaje ibindi bintu nyine bitandukanye n'ibirimo. Noneho mwagera imbere y'abapolisi bakababwira ko mugomba kumanika amaboko, none babasaka ugasanga bya bindi wari utwaje umusaza ugasanga n'imbunda ndetse na grenade. Noneho wajya kureba inyuma ngo urebe wa musaza wabiguhaye aba ari we werekana uvuge ko atari ibyo ari ibyo musaza, ugasanga uwo musaza ntawe uhari ahubwo nyine yabuze, bwari mu buryo bwo kugutanga ndetse bwari mu buryo bwo kukugambanira. Ese byagenze bite? Byabaye kuri nde? Kora subscribe, share na comment, mubwire iyi nkuru yose y'umusore. Uyu musore ubundi amazina ye yose yitwa Eric Niyonzima. Uyu Niyonzima Eric yari umusore nyine udafite icyo atwaye muri rubanda, ndetse ngo yari umusore witonda cyane, ndetse uyu musore nta n'imico mibi yarazwiho kuko ku buryo nyine agomba yasanga anywa imbunda. Uyu musore ukuntu byaje kugenda nyine ngo yarakora ahantu mu kinombe cy'amabuye, nyine ahantu bacukuranga amabuye ngo y'agaciro, ubwo niho yakoraga nyine mu buryo bwo gushaka ubuzima. Yarahakoraga ariko bwakwira akajya kwiga ko yigaga muri kaminuza. Uyu musore nyine uri kumva ko yari umuntu ufite ejo hazaza, kuko ni umuntu utaranywaga ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga, ahubwo ni umuntu wakoraga atitaye ku mashuri afite, atitaye n'icyo ari cyo, ahubwo agakora ndetse ukabona ko ari umuntu ufite ejo hazaza, kuko ni umuntu nyine wabaga wanatuma ahantu akaba yahajya, kandi nyine ari umuntu mukuru ariko ngo yubahaga n'abantu nyine bakuru, kuko nyine yagiraga disipline. Kandi uwo musore ntabwo yari yaravukiye aho ngaho muri ako gace, ko uyu musore yaje aje kwiga, ariko abantu bose baramwishimira ndetse abantu bose baramukunda cyane. Ese byagenze bite kugira musangane imbunda ndetse na grenade? Ese yabikuye he? Uyu musore yari ari kugenda igihe kimwe nyine avuye ku kazi aho ngaho, agiye ku ishuri nyine, bwo yaravuye ku kazi mu mabuye y'agaciro agiye ku ishuri. Ubwo yararamanza yajya kunyura nyine mu rugo rwe, akamanza yarya ndetse akamanza yanitegura nk'abandi bose nyine, akareba ko yajya ku ishuri kuko yigaga mu masaha nimugoroba, akajya kwirirwa mu kinombe cy'amabuye y'agaciro ku manywa. Ubwo aho yari ari mu nzira yahuye n'umusaza nyine, umusaza ufite agafuka, ndetse agafuka umusaza ameze nk'uremerewe cyane, ariko nyine ngo uyu musaza yari amaze igihe agenda kuri uyu musore cyane, kuko uyu musore ngo ntabwo ari bwa mbere yari abonye uyu musaza. Rero ubwo uyu musaza yahise amusuhuza, aramusuhuza nyine, ubwo ahita amubwira ati bimeze bite? Uyu musore nyine nawe aramwikiriza nk'abandi bantu bose. Akimara kumwikiriza nyine, ubwo uyu musaza ahita avuga ati fasha. Ubwo uyu musaza nyine we bahuye kuko yari yabiteguye. Umusaza yari yapangiye nyine uyu musore, kuko nurangiza iyi nkuru urumva uburyo yari yamupangiye nyine, kuko uyu musore hari n'akazi yari yaradepoje, ariko aza guhurirayo n'umwana w'uyu musaza. Nibyo byatumye nyine umusaza amupangira. Baranangiye muri iyi nkuru kugira wumve byose ukuntu byaje kugenda. Ubwo nyine aho ngaho uwo musaza yari yategereje ko uwo musore nyine ava aho ngaho nyine tu. Noneho nyine ubwo uyu musaza akimara kumenya ko uyu musore umuhanda nyine aranyuramo, kuko uyu musaza yari awuzi. Iyi nkuru nshobora kuyikorera part 2 kuko ni ndende, ubwo bisaba gukora subscribe nyine kugira uzabone part 2. Ubwo nyine uyu musaza noneho amenya uyu muhanda uyu musore agomba kunyuramo. Noneho ubwo aramutegereza, amera nkaho ari gufunga amarase nyine, kuko yari yamubonye ari guturuka inyuma. Noneho nyine ubwo aramutegereza, we arunama amenya nkaho ari gufunga amarase, ashira ako gafuka ku ruhande. Ubwo noneho arangije amera nk'ari gufunga amarase, uyu musore araza, uwo musaza ariko ari kumureba nyine ameze nk'upfukamye, ari kumureba. Noneho uyu musore nyine ahita aza amunyuraho. Uyu musaza ahita amubwira ati ye musore bite kunambutseho nyine, ngo kunambutseho nyine utansuhuje. Ubwo uyu musore nk'umuntu agira ikinyabupfura nyine asubira inyuma. Noneho araza aramusuhuza. Akimara kumusuhuza uyu musaza ahita amubwira ngo ntwaza utwo tuntu mfunga amarase, n'ubundi inzira ni imwe. Bwati inzira ni imwe, aho uri kujya ku ishuri n'undi nanjye niho ndi kujya, aho ndi kujya hasa hegeranye no ku ishuri ryanyu. Ubwo uyu musaza nyine ntabwo byatinze, uyu musore yafashe agafuka amera nkaho amusizeho gato nyine. Umusaza nawe amera nk'ari gufunga amarase, ubwo amugenda inyuma.
uyu musore arebye inyuma agerageje kugenda ari kuvugana n'uwo musaza nyine kugira bagende baganira nyine nk'umuntu yari atwaje. Ubwo uyu musaza ahita amera nk'aho ari kuri telefone, amera nk'aho yifatishije telefone, noneho ubwo atangira kwitaba ari no nyine nta muntu ari kwitaba ubusa mu buryo bwo kugira nyine uyu musore akomeze amugende imbere, uyu musaza mu buryo bwo kugira yigumishe inyuma nyine. Ubwo agenda ari kwitaba nyine ari no kugenda ameze nk'aho ari kuvugana n'abandi bantu nyine, kandi mu by'ukuri nta muntu bari kuvugana, ahubwo ari mu buryo bwo kugira nyine ngo uyu musore ahubwo ajye imbere kugira ngo urugendo rukomeze. Uyu musore ari we ufite agafuka, kandi uyu musore ntabwo nyine ntabwo yitaye kumenya ibirimo, kuko nyine agerageje kubaza uyu musaza ati ko ndi kumvamo ikintu kimeze nyine nk'ikibuye, ahubwo nyine uyu musore ahita amubwira, uyu musaza ahita amubwira ati icyo kintu kirimo nyine ngo ni ibyuma byo kubajisha, ngo nubyiteho, ngo ni ibyuma byo kubajisha ndetse n'icyo kintu kimeze nk'inkoni ngo nubyiteho. Uyu musore nyine ntabwo yigeze akeka ibindi bintu, ahubwo baragiye ngo bakora urugendo ruri hejuru y'iminota 20 bagenda, ariko uyu musaza ari kugenda yivugisha ukuntu ngo amaguru ari kumurya, akivugisha nyine ngo ukuntu ngo atameze neza, ngo uyu musore ahubwo yihute, noneho ngo ubwo ngaze kukamurambikira ngo nyine ngo kuri botike, amubwira botike ngaramurambikira agafuka, ngo umusaza we ngo ari kumva ngo atameze neza mu maguru. Ubwo nyine uyu musaza none uko byaje kuba bigenda agikomeza kugenda inyuma y'uwo musore, no ubwo uyu musore agera ahantu kuri polisi, ahantu hari zebra crossing. Akigera kuri polisi uyu musore baramuhagarika, ndetse abona bapanuye cyane, abo bapolisi abona bapanuye rwose, batangiye kumuzenguruka bari kumubwira ko agomba gushyira amaboko hejuru, ngo ndetse agerageza gukora mu mufuka ngo barahita bamurasa. Umusore akagerageza kubumvisha ukuntu atwaye ibyuma byo kubaza, ndetse n'ukuntu nyirabyo ngo ari inyuma, akagerageza kubumvisha ukuntu nta kibazo kirimo, bo bari bamenye ikirimo, bagakomeza kumubwira ati urakora mu mufuka rwose, ibirakubaho uze kubyirengera. Ubwo uyu musore nyine ntabwo yabyumvishe, kuko nyine n'imodoka zagendaga zivuza amahoni nyine, uyu musore bikamutungura, agatungurwa nyine kuko yabonye ari nk'ibintu bimwikubise hejuru, ntabwo yabashije kumenya ibyo ari byo, ahubwo nyine nuko byaje kuba bigenda, kuko uyu musore ntabwo yahise amenya ibyo ari byo, ndetse uyu musore yaratunguwe. Ubwo nyine uyu musore yabonye bikaze, abona nyine ko byahinduye isura, ahita ashyira ku gafuka hasi nyine, ndetse ahita azamura n'amaboko arapfukama. None ubwo abo bapolisi baraza baramwegera, bahita bafata ku gafuka baragacurika, byari birimo nyine bihita bigaragara nyine, bimera nk'aho bimenetse, ariko ntabwo babimenye cyane, nyine baracuritse agafuka bivamo. Ikimara kuvamo nyine ubwo umusore yarumiwe cyane, ubwo nyine uyu musore agerageza kubumvisha ko atari ibye, nyine agerageza kwerekana ngo umusaza nyine yari ubimuhaye, ndetse mu kwerekana umusaza aramubora kuko yatunze agatoki inyuma ati dore uwo nari ntwaje n'uriya. Ubwo nyine bahita bavuga ati nta muntu wari ubutwaje, abaduhaye amakuru batubwiye aho wabikuye, batubwiye ko wabikuye mu kandi karere, nyine baduhaye amakuru byose babitubwiye. Rero weho ntiwisobanurire hano, ahubwo uraza kwisobanurira imbere y'ubutabera. Ubwo umusore nta kindi cyaje kuba kiba nyine uretse gutuza, bakahita mwambika ipingu, aho bamwambikiye ipingu nyine ubwo umusaza yari ari kureba, ariko uyu musore atazi aho ari. Ushobora kwibaza ati uyu musore baramufunze se? Atese uyu musore baramukatiye, cyangwa ako kazi yari yaragiye gusaba kagatuma afungishwa, bigezaho bakamushyiraho icyo cyasha cyo kuba ngo yaratunze imbunda, ubundi ako kazi yarakabuze, ubundi se uwo muntu barwanira aka kazi, uwo muhungu uwo musaza yabonye akazi? Ibyo byose uri kwibaza. Nzakora part 2 y'iyi nkuru, noneho ubwo kora subscribe kugira ngo part 2 y'iyi nkuru izakugereho, ubashe kumenya niba uyu musore yarabonye ubutabera, cyangwa se nyine niba uyu musore byararangiye azize amaherahere utyo. Rero bana nanjye kuri channel kora subscribe, ndetse ugende urebe n'izindi nkuru tugenda dukora.